Ngaha turaje Nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya kane cy'igisibo, tariki 16 Werurwe 2026. Ngaya amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere n'inyubito cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 65 umurongo 17 kugeza ku 21. Uhoraho aravuze ati: dore ngiye kurema ijuru rishya n'isi nshya, bityo ibya kera byo kuzibuka ukundi kugeza ubwo bitagitekerezwa. Ahubwo ibyo ngiye kurema ni ibyishimo n'umunezero bizahoraho, kuko umunezero nzarema ari Yeruzalemu, ibyishimo bikaba abaturage bayo. Koko nzanezerwa kubera Yeruzalemu, nsagwe n'ibyishimo kubera umuryango wanjye. Ntihazongera kumvikana amarira n'imiborogo, ntihazongera gupfa uruhinja rw'iminsi mike, cyangwa se umusaza utagejeje ku gihe cye, kuko uzapfa ari muto azaba amaze nibura imyaka 100, utazagera ku myaka 100 azaba yaravumwe. Bazubaka amazu bayaturemo, bahinge imizabibu barya imbuto zayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 30. Ndakurata Uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe. Ndakurata Uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe. Uhoraho Mana yanjye, naragutakiye maze urankiza. Uhoraho wanzamuye ikuzimu, maze ungarurira kure nenda gupfa. Nimucurangire ubuhamwe bw'abayoboke be, nimwogeze muririmba ubutungane bwe, kuko uburakari bwe butamara akanya, naho ubutoneshe bwe bugahoraho iteka. Ijoro ryose riba amarira gusa, ariko igitondo kigatangaza impundu z'ibyishimo. Nibwo rero Uhoraho ngutabaje, ndakambira umutegetsi wanjye, nuko amaganya yanjye uhera ko yahindura imbyino. Uhoraho Mana yanjye, nzagusingiza iteka ryose. Ndakurata Uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 4 umurongo wa 43 kugeza ku 54. Muri icyo gihe Yezu yamaranye iminsi 2 n'Abanyasamariya, avaho ajya mu Galileya. Yari yarigeze kwemera ubwe ko ari nta muhanuzi wubahwa mu gihugu avukamo. Nuko agera mu Galileya, Abanyagalileya bamwakira neza, kuko bari babonye ibyo yari yarakoreye Yeruzalemu byose ku munsi mukuru. Nabo bari bagiye mu munsi mukuru. Yezu yaragarukiye Kana ka Galileya, aho yari yahinduye amazi divayi. I Kafarinamu hari umutware w'ibwami wari urwaje umwana. Yumvise ko Yezu yavuye mu Yudeya akaza mu Galileya, aramusanganira, aramwinginga ngo aze amukirize umwana, kuko aragiye gupfa. Yezu aramubwira ati: iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza, ntimwemera. Umutware aramubwira ati: Nyagasani, banguka umwana wanjye atarahwera. Yezu aramusubiza ati: genda, umwana wawe ni mutaraga. Uwo muntu yemera ijambo Yezu amubwiye, aragenda. Abayagitirimuka, abagaragu be baramusanganira, bamubwira ko umwana we ari muzima. Ababaza igihe yorohewe, baramusubiza bati: n'ejo ku isaha ya 7 nibwo umuriro wamuvuyemo. Se w'umwana amenya ko kuri iyo saha aribwo Yezu yamubwiraga ko umwana we ari mutaraga. Nuko aremera hamwe n'urugo rwe rwose. Icyo kiri ikimenyetso cya kabiri Yezu yagikoze avuye mu Yudeya agarutse mu Galileya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Ijambo ry'Imana nuryumva uryakire neza, rikugirira akamaro, rikubwire, rigukore ku mutima, rikuyobore, rikurinde ubuzima bwawe bwose. Amasomo twateguriwe aratwerekeza ku mukiro, ku ijambo rikiza, ijambo ritanga umukiro, ijambo rikiza. Tuzakunda kubona ibimenyetso bya Yezu akunze gukoresha akiza abantu. Harimo uburyo bubiri bw'ingenzi. Uburyo bwa mbere ni uburyo bw'amagambo. Yezu aravuga byose bikaba. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'ibikorwa. Tushe, arakora akagukoraho ubundi ugakira. Uyu munsi rero dufite amahirwe yuko tugiye gufata bumwe muri ubwo buryo Yezu akoresha adukiza, uburyo bw'amagambo. Guérison par la parole.
gukiza ukoresheje iki? Ukoresheje ijambo. Ijambo ritanga umukiro, ngiyo intego remezo tujya kuzirikanaho. Ijambo ritanga umukiro. Ese biragushyikira ko igihe cyose uvuze uvuga ikiri cyiza, uvuga igishimisha Imana, uvuga ijambo rikiza abandi, cyangwa hari igihe kigera ijambo uvuze rikaba ari ryo kwica abandi? Uyu munsi uze kwishyira ku munzani. Ese ijambo ujya uvuga rishobora gukiza abandi cyangwa rishobora kwica abandi? Ijambo ujya uvuga ritanga ubuzima cyangwa ritanga urupfu, n'umugisha cyangwa n'umuvumo? Uze kugenda wungikanya amagambo yose ujye tuvuga. Ijambo risohotse mu kanwa kawe rishobora kugira uriramira rikiza. Nyagasani aza kuduhamo urugero ko ijambo ryose rimuturutseho rigira gute? Rikiza, ritanga ubuzima. Ijambo rya Kristo ni ijambo ry'umukiro. Nta kindi tuza kureba kuri buri munsi usibye kwigana Kristo. We uvuga rimwe byose bikaba, uvuga rimwe ibintu bigakunda kandi bikagenda neza. Kongere twibutse mu iremwa, la création, ko Imana yavugaga byose bikaba. Ni ukubera iki? Nuko Imana ibyo ivuze bihita biba, kubera ko Imana ni ukuri. Imana ntibeshya, nta kibi cyayo. Igihe cyose ivuze byose biraba, kuko Imana ari ukuri. Nawe impamvu uvuga ntibibe nuko wasanga umutima wawe n'umunwa wawe bihabanye. Ushobora kuvuga amagambo yo kwirengera ariko nta kuri kurimo. Twige kuvuga ukuri, ijambo ryacu ribe ukuri, niho nyirizina tuzavuga ibihuye, kandi ijambo ryacu rigakiza abandi. Kwimenyereza gukiza abandi. Isomo rya mbere tumaze kwakira ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi riratubwira ijambo ritanga icyizere. Imana uburyo igenda ituremamo icyizere, cyane cyane igihe turi ahaga, turi mu buhungiro, turi mu bibazo, umuryango w'Imana uri ahabi, nuko Nyagasani akawuremamo icyizere. Ati ntihazongera kumvikana amarira n'imiborogo. Amen, amen, amen. Iki cyizere cyo kuramba, nubwo bivuga mu mvugo nanjye kuvuga hano ku isi, kurambuka amara imyaka myinshi, imyaka 100. 100 bishatse kuvuga igihe kirekire. Biratwerekeza uburyo bwose iyo twizeye Imana tubaho neza, tubaho igihe kirekire, tubaho mu byishimo, tukaramba kubera rya jambo Imana yatubwiye. Ese we uracyizera uhoraho? Ijambo ry'uhoraho ko ari ukuri, uracyaryizera? Uracyaryemera? Iyo uryemeye urakira, nkuko mu Zaburi atabye ko bitwibutsa, ndakurata uhoraho kuko ambaye kwegura umutwe. Amen, amen, amen. Nyagasani umwiringiye nubwo uri mu kaga, amakuba, ibitotezo, inzara, uburwayi, nta kabuza urakira. Ijambo rya Kristo riragukiza. Kubera iki? Kumwiringira, kuko ijambo rye buri gihe riza rije gukiza. Twabyumvise mu Ivanjili none ubwo Yesu yagendaga atambuka ari gukiza muri Samariya, igihe hamaze ari gukiza, none agarutse Yerusalemu, agarutse iwabo, naho akora ibitangaza. Cya gitangaza batubwiye ko akoreye igitangaza cya kabiri mu Galileya, nyuma yuko amaze guhindura amazi divayi. Uyu munsi turamumva noneho akiza umwana w'umutware. Uyu mutware aratwerekeza uburyo natwe tubana n'abandi. Ni kanganya ntabariza abandi igihe barwaye, igihe babaye, igihe bashavuye, nkajya kubasabira umukiro, nkajya kubavuganira, nkabatwara. Umutware nyine n'utwara abantu be abashinzwe mpaka bagejeje ku Mana. Ni kangahe nanjye ntwara abantu bageza ku Mana. Turumva ukwemera k'uyu mutware ubwo Yesu amubwiye ijambo rimwe, rya jambo twavuze, nuko akaza gusanga ibyo Yesu yamubwiye ari ukuri koko byabaye. Kubera iki? Ijambo rya Yesu rifite ububasha, kuko ibyo avuga biraba, kubera ko ijambo rye bingana n'ubuzima bwe. Yavuga igira iti kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe ikabanziriza byose. Amen. Igihe cyose turi kuvuga ukuri, umukiro uraboneka. Ariko igihe twatangaje ibinyoma, tukavuga nabi, n'ubundi birangira byose bigenze nabi, kuko ijambo ry'ukuri ringana ubuzima. Kongere turebe natwe n'ibyo tuvuga ariko ko ibihuje n'ugushaka kw'Imana. Niba ari ibyo mu buzima bwacu, igihe cyose uzavuga ijambo ridahuye n'ubuzima bwawe, hari ubwo ridafata. Nuko Yesu aramubwira ati genda, umwana wawe ni mutaraga. Amen, amen, amen. Nawe ongera urebe abantu bose muganira, abo muhura,
abo muhuza muba muri kuganira ibiki. Matayo umutwe wa 18 umurongo wa 20 haragira hati, aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'Imana, banyiyambaza mba ndaho hagati yabo. Amen, amen, amen. Igihe cyose tuzaba turi kuvuga ijambo ry'Imana, Nyagasani ari aho ngaho. Nyagasani ari gukiza, Nyagasani ari kudukiza kubera ijambo rye, kuko ijambo rye ringana nanone umukiro. Hari amagambo tujya tuvuga tukabwira abana bacu nk'abatware, nk'ababyeyi, nk'abakuru. Ese wari uzi ko amagambo afata? Ngicyo bita umuvumo cyangwa umugisha. Igihe cyose uzabwira umwana neza, azabaho neza, azakura, azaramba. Ngamagambo tujya kwifurizanya neza, uzagira umwaka mwiza, urakabaho, ugira umugisha, urakamererwa neza, urakire, umererwa neza, urakarama. Nandi magambo menshi azana umukiri wacu, ayo yose arafata. Igihe koko nyirayo uri kuyavuga, nanjye kuvuga abifitiye uburenganzira, abifitiye ububasha. Mubyeyi, kurikira uru rubanza muri uru rukiko, nibwo uza guhita wumva neza agaciro k'ijambo ribi cyangwa ryiza. Bityo biraza kugufasha na kugora umunwa wawe. Niba ujya uvuga nabi ubyitonde, niba ujya uvuga neza nabyo ubikomeze. Ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu giturage kimwe ngo bigeze bafungisha umugabo witwaga Bihemu. Nawe wumva iryo zina uburyo riteye impungenge. Ngo yitwaga Bihemu, akaba yari umurozi. Bamufunze bamuziza ko ari umurozi, ko yabamariye abantu, ko yayisha abantu, ko yaroza abantu. Nuko igihe kimwe kiza kugera bagiye mu rukiko kuburana, ubwo yaranafunzwe nyine, uko nyine umurozi urumva yene bintu yizirikaho iyawe. Bahise nyine bamukura mu bandi kugira ngo atamara abantu benshi. Nuko mu gihe cyo kuburana kiragera, bakomeza bamubwira bati, umva rero Bihemu, uzana ibirozi byose ufite ubijugunye, maze ureke kumara abantu b'abandi ubica. Ubwo Bihemu baramukubita, bongera baramukubita ati, mpaka uzana ibirozi ufite, ibintu byorogesha abantu, bizane. Nuko mu gihe bategereje ko Bihemu agiye kuzana ibirozi byose ajya akoresha arogesha abantu, bategereje nk'isanduku cyangwa imifuka y'ibyo birozi, ukuntu ajya aroga abantu, bose bategereje. Nuko bagiye kumva Bihemu, umva arababwira ati, umva rero bana banjye, muranziza ubusa. Nta kirozi na kimwe ngira iwanjye, nta burozi ngira iwanjye, nta muntu w'abandi ndica, n'uburozi ntago nzi uko busa, ntago mbizi rwose, murambeshyera. Nuko abayobozi bakomeza kumukubita. Nuko Bihemu arababwira ati, bana banjye nta burozi ngira, ariko icyo niyiziho, iyo nkubwiye nti uragahinamirana akaboko, gahita gahinamirana. Ngo Bihemu ahita abwira wari uri kumukubita, turagahinamirana akaboko. Ngo akaboko kahise gahinamirana. Ati, birashoboka bite? Undi araza aramukubita ati, umunwa wawe uragahengama, umunwa nawe uhita uhengama, akaguru kawe karakavunika. Uko ari kubivuga, ba bantu bari kumukubita, niko ibyo ari kuvuga byose biri kugenda biba. Urutoki rwawe rurakavaho bigahita bikoreka, umunwa wawe uragahengama bigahita bihengama, n'ibindi byose yagendaga avuga babwira byose bikaba. Nuko arabwira ati, bana banjye rero nta burozi ngira, icyo bikora icyo niziho, iyo mvuze ijambo ribi rihita rifata umuntu, icyo mvuze cyose gifata umuntu. Nuko babayobozi abandi bose baba bari kumukubita kugira ngo byibuze barebe ko yabereka uburozi, babera urujijo. Nuko arambwira ati, ngaho rero Bihemu, ntabwo twongera kugukubita, ngaho ngera ugenda uvuga, maze turebe ko abantu bahinamiranye, aba bantu wangije n'urwo rurimi rwawe n'ayo magambo yawe wongera kugaruka. Nuko wari wavunitse akaguru ati, akaguru kawe karakamera neza, bigahita bigenda neza. Akaguru kakamera neza, agatangira akagenda. Umunwa wawe urakagororoka, umuntu uhita ugororoka, intoki zawe zirakagororoka. Ibyo ari kuvuga byose, ba bantu bose ko buri wese yagiye avunika, yagiye ahinamirana, ari kugenda asubira mu buryo. Hagati aho ukibaza ngo ko Bihemu abo bantu bamaze kumukubita ari kugenda bagorora kubera iyo mvugo n'ubundi nziza ari gukoresha, hanyuma se ba bandi yagiye avugura agapfa bo bagahita bapfa, bizagenda bite? Azabazurisha iki? Sinjya wahera. Nuko muri ako kanya bahita bafata icyemezo babwira Bihemu bati, nyuma yo kubona ko nyine koko nta birozi afite, ahubwo ari imvugo ye mbi, amagambo bavukoresha ari atuma abantu bapfa cyangwa bakarwara cyangwa bagahura n'ibibazo. Nuko baramubwira bati, Bihemu rero uherukira kuzongera kuvuga nabi. Ngo guhera ubwo Bihemu ngo ntiyongeye kuvuga nabi, icyo avuze cyose noneho gikaba, kubera ko nyine imvugo nziza yari imaze kumuranga, yaramaze kwimenya muri icyo kibazo afite, kuyavuze nabi
iyo avuze biba nabi, iyo avuze neza nabyo bikaba neza. Bihemu ntiyongeye kuvuga nabi, bishoboke ko kwitwa Bihemu wasigaye yitwa mugira neza, umuntu mwiza w'Imana, bebuke b'Imana. Yezu Kristo akuzwe. Mubyeyi, ngaka agaciro k'ijambo. Abantu benshi tujya dukinisha ijambo, kuko ijambo rishobora kuduhindura cyangwa rikaduhindanya bitewe nuko twarikoresheje neza cyangwa nabi. Reka dusoreze ku masomo 3 aza kudufasha neza kugororokera Nyagasani. Hari imvugo Kinyarwanda igira iti nta mwana usya aravoma. Bishatse kutwereka ko hari abantu bakuru bagomba gusya nyine bakora imirimo ihambaye. Ese mwari muzi ko nta mwana utanga umugisha? Ese wabuze impamvu? Nuko abana bakunze kubeshya, abana ntibavugisha ukuri, abana baratukana. Nta muntu nyine mukuru utukana, ubundi hatukana abana. Nta muntu mukuru watukana, cyaba ikibazo kiremereye. Nanjye nawe twongere dutekereze amagambo yose mabi tuvuga, ibyo dukora nabi, ibyo dutekereza nabi, ibyo tuvuga nabi. Ese wari uzi ko ari uburozi? Nguko niba nawe uza gusanga uri umuntu mukuru, nta mwana usya aravoma, nawe uzajye uvuga neza, uvuge ikintu cyose kigenda neza, yashikuze n'icyubahiro Imana. Nguko kuvuga neza. Umunsi umwe cya kabiri tujye kujyaho, ngo padiri yarimo asobanura umugisha, avuga cyane cyane kuri consecration, igihe Yezu yihindura umubiri n'amaraso bye. Nuko uko ayo magambo ubwayo iyo padiri yavuze nibwo Yezu aza. Nuko umwana mushinga ikibazo ati none se ubwo nk'ubu padiri wenda aramutse ahuye n'umuntu akamubwira nabi, hanyuma yajya gutura igitambo cy'Ukarisiya, nanone ya magambo nayavuga wamugisha uzaza, kuko Yezu azahinduka nanone? Ko padiri wumva mu gutangira hari umuntu yarebwe nabi cyangwa hari utuntu yarekoze tutari twiza? Ngaho na for ko padiri agiye kumusubiza iki kibazo gikomeye cyane, gikomeye nk'amabuye. Nuko ngo padiri amusubiza ati ariya magambo ya consecration ari gutura igitambo Yezu yihindura ubwe, ni amagambo ya Yezu ubwe, ipsissima Christi, amagambo ya Kristo ubwe yivugiye. Niyo padiri ari gutura igitambo cy'Ukarisiya, nirinze kuvuga ko bari gusubira amagambo ya Kristo, avuga ibyo Kristo ari kuvuga, Kristo aba hibereye ubwe. Rero padiri kuba yaba yavuze nabi, yatukana, biramureba, azabyibarizwa ubwe. Icyo gihe ari mu gitambo cy'Ukarisiya, ni amagambo ya Kristo, yabishaka atabishaka Yezu aramanuka, kuko ni Kristo uhibereye. Umwana birushaho kumucanga cyane, ni Kristo koko wihebereye, ni wenyine, kuko ariya magambo ni meza. Nahamagara Kristo waraza, kabone nubwo ngiye naba ndi umuhemu, kabone nubwo naba nitwa Bihemu, Yezu waraza. Ngeze impuhwe za Yezu Kristo, Yezu uza n'igihe ngiye nabaye umuhemu, Yezu ukoresha n'ababihemu, Yezu ukoresha n'abamuhemukira bakamugambanira, bagatukana, bakavuga nabi, bagatongana. Yezu nta makuba akoresha. Mbega igitangaza! Ngiryo ijambo ritanga ubuzima, ko Yezu n'igihe cyose wamuhemukira akomeza kukubwira neza, akomeza kugukiza kubera impuhwe ze. Icya gatatu tugiye gusorezaho, nawe nanjye dufata intego mu buzima kuvuga neza. Ongera reba amagambo ukoresha, rimwe na rimwe uratongana, rimwe na rimwe ugasakaba, ugasakuza, ukaza kubagirwa agaciro k'ijambo. Ijambo ryiza ko ari murumuna w'Imana, n'ijambo ribi ni mukuru wa Sekibi, birumvikana. Ijambo ryiza rirakiza, rirarema. Ijambo ribi naryo ririca, rimeze nk'uburozi. Abahanga mu kuvura mu miti, nirinze kuvuga itari iya kizungu, bishoboke ko ari Ikinyarwanda cyangwa y'Ikirundi cyangwa yo muri Kongo, bemeza ko uburozi bubi ari ubw'amagambo, nibwo utabasha kubonera umuti. Ubundi bwose ushobora kubona umuti, ariko uburozi bw'amagambo biragoye ko wabonera umuti. Nawe rero wongera urebe abantu bose ujya ubwira nabi, imvugo mbi ujya ukoresha. Ese wari uzi kujya wica abantu? Ngabo babihemu. Bihemu nta kindi bamufungiye. Bihemu ko twabyumvise nta kindi bari bamufungiye, nta burozi yagiraga, ariko yagiraga amagambo mabi atemana, amagambo ameze nk'umuhoro, amagambo atarimo amahoro. Nawe nanjye dutangazwa n'ukuntu akenshi dushobora kuba tuvuga nabi, haba ari kuri telefone, haba ari kwitumanaho, abo tubana, imvugo yacu wasanga iyo mvugo ijya yica abandi. Dusabirane twese. Yezu ubwira uriya mutwara ati genda umwana wawe nimutaraga, ijambo rya Kristo niriguturemo, maze ubeho neza, ubeshwaho na Kristo, uvuge
uvugira Imana, uvuge ijambo ry'umugisha, ijambo rikiza, ijambo ry'amahoro. Wirukane mu munwa wawe ijambo ry'umuhoro, wirukane mu munwa wawe uburozi, ijambo ribi ryose uryirukane iwawe, maze ureke Kristo aba ari kwiyoborera, akugenge uko ashaka, ukora ugushaka kw'Imana buri munsi, uvuge neza igishimisha Imana buri munsi, maze ijambo ryawe wakira ijambo rya Kristo ritanga umukiro. Mwese Imana ibahe umugisha. Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.